itakwa ariko oya sha oya byo wa misi ibyo ngibyo ariko kubazanira abakobwa bafite gahunda bakiri batoya ariko ke ubwo uri isugi sha ndi isugi okay mbareka oya uretse ariko ubu uyu mutipe niyakozeho uyu mutipe ntiyabura kuba atarakozeho uburyo ari bogari ikiro n'isugira ireba ukayimenya ubuze ko nawe urebye ko umuntu ari isugi tutabeshye umva ngende isugi reka turebe uretse areta gupima buretse ako gatsi ndi isugi zarabunyweye zarabunyweye rwose ahubwo nshaka kuzayikora nkumva ukuntu bimera oya noneho reka dutangire twabwira uyu kwegera wenda karibuza kugusuzuma wanyemera kumusuzuma nyine ariko behind scene nyuma y'ikiganiro wenda nyuma y'ikiganiro twaza kuganira nyuma mu bwiru bukomeye cyane mu ibanga rikomeye noneho tukaza kureba ukuntu bimeze kuko niba ari byo kuko numvaga nanjye ko nashyiramo kandidatire yanjye hano kana nabonye ari wane nanjye ndumva nagwamo washimye ndumva nashimye kabisa washimye none umutipe ko yashimye kanareba neza byatarido amaso ye rwose karareba wabivuga iki ku mutipe wambera umugabo se umugabo neza cyane hano kwa tabu ushingiye ku kirero shingiye ku bwiza ufite shingiye oya turebe itakwa ariko oya sha oya byo wa misi ibyo ngibyo ariko nje wa misi shakunda buri baretse gato umukobwa nje muri bura hari ahantu nawe wapimiye kuri ako gatsi urapimira hehe niba nirobeye agafi ushaka kuneza rubanda ariko wa misi abantu bose babimenye wa misi aje urumva shaka kunshyira ku isoko niba niboneye akantu reka kuneza bisi none se ubu tubivugire gutya kuri kamera tubivugire hano kuri kamera yuko wamaze kubona umukunzi abasore bagukomeza kuza oya abasore muze rata nago na kumva ibyo ngo yambwiye nago mbizi neza niba wasanga nakubera wasanga ari kumbeshya urukundo afite undi mwana mwiza ku ruhande ukurenzeho undenzeho byadana oya kerere rero ikintu ushaka kubwira abakunzi badukurikiye kerere umaze gusambana inshuro zingahe ko se ige nagore ko ndi isugi oya wimbeshya kerere imbabara rwose wimbeshya urabizi ahantu nimugoroba twakubitaniye urahazi yes umwami ko nari ntwaye twakubitaniye he kerere nese twahuriye kwa muganga ubwo byashoboka kerere ari kwa muganga wa mugani ni kwa muganga ariko kerere rwose nese kerere mbabara nkubaze nta kintu cyari cyakubaho nko kuba wenda abatipe nyine bagutereta nirihe ikintu waba warakoze ukumva ugikoze ariko udagikunze kigutunguye ni nk'igiki kerere mana uzi ikintu cyambabaje se yego njyewe nagiye gusura umutipe noneho aransinziriza nyine noneho mbyutse feneriga nyine kuko ntabwo mbizi narabihuye ndasinzira sinzira rero ngo yashyize wabinywariye muki muri fanta ntabwo ujya unywa akantu oya ngiye nywa fanta ka mitsingi wapi noneho icyambabaje narabyutse mani nsanga abatipe yampaye shaka abaye pe usanga bakurungu ari nk'abangaye kerere sha 12 bose barakugigiye nese kerere wabyutse shakere mbabara 12 warabagigiye neza erega itunga na bene ubwo nabwo bajya Njemba nzi kubyo bibaye wanapfa oya nta kintu waba kerere njemba numva wanapfa ahubwo niba utatubeshya njemba numva no kuri wami ngiye numva nawe utekeye so umukobwa ibyo bintu bibaye abantu cece niba ari utwana dutoye kerere ugereranyije banganaga basha sinzi ariko nyine nataye ubwenge aho uzanzamukiye ubabaza ugasanga ari 12 wabonaga bangana bate shani nka 5 reka ngereranye ni 5 ese bate ngaho ariko nyine erega mujye menya ko uyu muntu ubwo ari byo gikanguka aragira abantu nukuvuga ngo umuntu yamubonaga bari ariko ubwo tugeranyije urumva ko kerera bakusanyije neza ni nka 5 nese kerera abo 5 wabonaga ari abana n'abantu bakuru wabonaga bameze bati n'abasore none se wabyutse wiyumva nyine wumva nabirenze waragendaga oya shaka kugenda urumva byakunda waba uri isugi abantu bakabikora gutyo no koko ukabasha kugira ukabasha kandi warakomeje ubisugi
ubu ntabwo nongeye kongera kubikora ubuze sinabaye ubwo Kerere ikibazo afite ntabwo azi nimba akiri isugi cyangwa atakiri isugi mwabivuga ntabwo azi gutandukanya isugi n'ikitari isugi erega iyo umuntu abikoze rimwe ubanze mu nyumve iyo umuntu abikoze rimwe ntabwo kuko ntabwo nujya kubikora ngo umenye ngo ndi isugi cyangwa se ndiyo yego mana yanjye ibyo umuntu ambwiye noneho byo birareba akubwiye ngo iki shango ni nzamuhema ngo mani ngo tuzamarana nk'icyumweru Kerere nawe ashaka kuba ari inkozi y'ibi bintu pe ntabwo ndi inkozi y'ibi none se Kerere mbabara umbwire ikintu akongore koko ngo uzamuhe ni kuko Imana bimbwiye cyakora nawe ndabarungiza ukuri nk'ubu ngubu nkanjye sibyo nkawe Kerere njye Samburage nakwikundiye uri serious ubu ngubu ntabwo wanyemera byuza ngo kandidatire yanjye uyakire wenda niyo ufite nawe niyo nawe wa kabiri ntari none se cyangwa uri single njyewe ndi single urambeshya umaze imyaka ingahe maze imyaka 3 muri depression kubera iki 3 ko ari myinshi we nyine kwera kunyanga nose bakwangira iki uwa mbere yanyangiye ko n'amafaranga afite urabyumva wa kabiri yanyangiye ngo ndi igikara nyine wa gatatu ba inshuti yanjye yaramundiye yampaye nka we cayi hangana sireka nkubaze wenda se Kerere basi wamubenze ngo twivuganire ntabwo uramushaka nawe se none se ko nanjye ndi single nanjye ndi single uri kumwe na single gusa uyu munsi noneho ngiye kuba musquat uyu munsi uyu mugabo ubundi nushaka ugere kuguru kukundi use koko sevre kandi serious mbwira niba biri serious ngewe mfunge fere nyine mfunge butu gikomanda uzi ubuse ntabwo waba umbeshyara ahubwo ikibazo mfite wowe wanyemerera iyi njye shangunda n'abatipe b'ibikara nyine b'ibikara nkanjye kuko abantu batari inzobe kuko abantu b'inzobe rwose urahumbukiye erega iyicaro nababwiye ko nta kintu mukanda subscribe kugira ngo ibyo nzayangiye nakiraho byose muzajya muhita mubibonera ku gihe ariko abasore abagore mugomba kubabonera kuri icano bakobwa mugomba kubonera kuri icano abagabo abantu bafite ibibazo bagomba guhumurizwa mbese umuntu ufite stress ugomba kureba kuri icano ugaseka ukishima ese urabona Yesu wakura umugeni wala ariko kumubwira ubundi ariko ibintu bitekereje gute kuzana kano kana mana atuma utuye shange nuye kure ni mu ntago muri Amerika kure ni mu nda muri Amerika aho ngaho kure mba namutegeye indege kugira ngo nanjye imungeze babyango ntabwo umwana ateye mu Rwanda ariko Kerere ubu tutabeshye muri relationship yawe umaze gukundana n'abasore nka bangahe cyane nka babiri bonyine ubu ngiye nambaye wa gatatu ni wabaye wa gatatu ariko wemeye kunkunda byanyabyo bitari ibintu byo kugira ubwo se bariya babiri mwapfuye iki ntabwo ari byiza kuvuga ikintu wapfuye n'umuntu mwakundanye ntabwo ari byiza icyo kintu buriya nanjye nkimenye byatuma nkirinda kugira ngo nanjye nazagwa muri ako gatego niba ari ibintu byo kugushimisha niba ari ibintu byo kukurakaza nkabipowesha oya ntabwo ari byiza kuvuga ikintu wapfuye n'umuntu mwakundanye ntabwo biba ari byiza none se ubu erega uko ugenda umenyana n'umuntu nk'uyu muntu ubu nzamenya amufata gute iyo ukundanye n'umuntu iyo ukundanye n'umuntu nese kereka nkubaze mbese kugira ngo wumve wishimye ariko aho urabizi neza yuko wishimye sibyo niki kintu waba wabonye nabonye shaka kuvuga nshimishwa no gusambana shimishwa iyo nasinze shimishwa niyo nagenze gute shimishwa niyo niririye shimishwa niyo kuri mobile ariwo izo kintu kinshimisha iyo nabonye amafaranga rero Kerere ariko Kerere harya batubwiye ko uri umucuruzi uri umukene gusa Kerere uyu mugabo ngo ko ari umukene erega no siko ari umukene no se no mu mutwe no umukene
mu mutwe ntabwo ndi umukene, ku mufuka ndi umukene. ubwo urumva ko kireri urumva ko atagendera ku by'amafaranga. Abantu bakunda amafaranga wapi, ariko njye ntabwo nkunda amafaranga. Nkunda umuntu nyange unkunda cyane byo kuzana ngo amafaranga ngo urayafite cyangwa ntabwo uyafite. uyu mukobwa wacu afite umutima mwiza. Urakoze cyane ariko cyokoze niba koko kireri binavuga ari ukuri, atari puranka abikuye ku ndiba y'umutima, atari ku mugongo. Kireri ndagira ngo ugihera amakuru y'imihanda noneho rero sasa ndabizi kuri umwamikazi y'imihanda, ndagira ngo umpe amakuru y'imihanda noneho sasa ibintu biri kuhabimibera ndani, amakuru y'imihanda byifashe biti. Ntabwo maheruka simbizi kuko maze iminsi rega ndwaye. Byagenze gute rero mbere yo kurwara n'ubundi uri mu mihanda, gahunda zawo zari zimeze gute? Ni imihanda iba yaranyereye nawe soye ntubyumva. Ni iki bigenda gute mu mihanda? Nihe ngorane muhahurira nayo imihanda uba ubona ari ihe mbogamizi y'imihanda? Habamo imbogamizi nyinshi. Urugero nko kuba wahura n'umugabo mu kabari, yego, noneho mukaryamana utazi ngo avuye he, utazi ngo noneho yapfushije umugore ngaho, utazi nyine buri kimwe cyose, noneho mukaryamana utamuzi nawe atakuzi. Ese yapfushije umugore byagutwara iki? Umva yego majye ni bibi cyane, ahubwo ntuzanabikora. Urabeshya? Ni ukuri kw'Imana. Ni amahano ngo mbabi cyane. Ubwo twabwira icyo abantu baba mu mihanda? Abantu baba mu mihanda nibagerageze rwose babivemo. Umva mwa bakobwa mwe mwigize indaya, mukora akazi k'uburaya nk'umwuga, nta kandi kazi mugira, kandi mufite amaboko, mufite n'ubwonko, mufite n'umunwa, byose turabashishikariza kuva mu mihanda. Uburaya ntago ari bwiza, habamo ibintu byinshi cyane. Ino mihanda ya Kigali nk'uko avuze yaranyereye byo. Iyi mihanda ya Kigali yaranyereye, bashiki bacu bameze nabi. Ngewe hari umushiki washize kuganira nawe anyibwirira ubuzima stories zo ku mihanda, arambwira ngo ngewe ngo ubona gutya ngo narababaye, ngo nararakaye, ngo narakibazo umbwira ngo naranutse. Ndamubwira se shahu sister wanjye wanutse ute? Ngo man ngo ngewe ngo mure n'ikigabo ngo kimeze neza ngo modoka ya danje ngo kimbwire ngo tujyane, ngo bajyane. Ngo uwo mugabo yabaga mu nzu nziza igeretse kabiri, abamo wenyine n'umuzamu. Noneho ngo arinjira mu nzu, bageze mu nzu umujyamaganya aracana amatara ahantu hose haka nyine nawe nk'ibwami. Ngo aragenda agera ku cyumba cya nyuma aragifungura ngo kiza byatari gitatse kinahumura. Arangije ngo ahita amusunikiramo, aramubwira ngo nuko wimakiye ukunguko ukuntu abakobwa itera za make up bakeye byose, hari harimo umurambo w'umugore we. Yababa we Jesus. Uramubwira ati nkuko wimakiye ukunguko makiye uriya murambo. Ese ntabwo yabitaga umurambo ngo uriya mugore wanjye mumakiye nkuko wimakiye nawe ase neza. Yes. Ngo nugira amahirwe agaseka data twese, icyo nsaba cyose ndakiguha.